inshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo nyinshi z'ubuzima. Turabaramukije, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, aho nza kubagezaho inkuru yanjye ijyanye n'ukuntu umusatsi wanjye nawudefirije mu gihe kirenze imyaka 20. Umunsi umwe nkiyemeza kubihagarika burundu mu buzima bwanjye. Ntabwo ibi defirizo bizongera kugaruka ku musatsi wanjye, kubera nyine impamvu nza kugezaho n'ukuntu byagenze. Muri kino kiganiro rero ubane nanjye kugira ngo wumve impamvu yatumye ndeka uyu muco wo kudefiriza, nubwo nari mbikunze cyane mu gihe cy'imyaka 20 yose ndefiriza, nkumva nibwo busirimu n'iki. Njyewe rero ngiye kugezaho ino nkuru, nitwa Celine Uwera, urubuga ni ntayorwa, aho tukuganiriza buri munsi amakuru yo ku buzima, uburyo ki twarengera amagara yacu. Nkumva rero ibi nabyo bijyanye, nubwo bigaruka ku bwiza, umusatsi w'umuntu nawo ugize ubuzima bw'umuntu, nkumva ari ingenzi cyane kubimenya, kuko hari abo bifasha mu rwego rwo kwita ku musatsi wabo ndetse no kurengera amagara. Ugusabye abatari bakora subscribe n'abageze bwa mbere kuri ino channel, turabaramukije kandi tubahaye ikaze muyikore. Tuzajya tubana namwe mu biganiro bya buri munsi. Uyu munsi rero nk'uko nyine nabikwemereye, ubwo rero nk'abandi bana batoya iwacu banterekeye umusatsi nkiri mutoya nyine mbere y'imyaka 5. Noneho rero baza bakajya bansukisha rwose. Hari umugore witwaga Nyirabwiza, ndabyibuka. Noneho akaza akansuka rwose n'akana gatoya k'imisatsi myinshi, ariko kubera nariraga, kubera ntiyitagaho nyine, ntarekaga ngo bansokoze, iwacu bemeza kunkata umusatsi bawukuraho, nsigarana uruhara nyine nk'abandi bana benshi bo mu Rwanda, kuko mu mashuri yo mu Rwanda cyane cyane mu bice bitari imijyi haramenyerewe nyine abana bogosha umusatsi mu rwego rw'isuku no kugira ngo bose base mu ishuri nyine. Binyuranyije n'ibindi bihugu usanga babaterekera umusatsi, bakabasukira inweri, bakagira gute, bakajya ku ishuri nta kibazo. Ariko mu Rwanda ho biramenyerewe, abantu bariyogoshesha. Ababyeyi baba bagomba kogoshesha abana babo nibura rimwe, uko umusatsi umeze nyine, nibura rimwe mu kwezi bariyogoshesha. Nanjye rero nari ndi kimwe n'abandi. Turiga tugeza mu wa gatandatu, rwose numvaga nta kintu bintwaye gutunga umusatsi utariho, umutwe utariho umusatsi. Ariko nyine tugera muri segonderi naho ni uko nize mu bigo ngewe by'abihaye Imana. Aho hose batubwiraga gutunga n'ubundi agasatsi gakeya rwose, kagera hejuru bakongera bakagakata, ariko ho ntabwo rwari uruhara. Turagenda turiga tugeza mu wa gatandatu. Mu wa gatandatu rero hari hagezweho ibintu byo kudefiriza, ubwo aho narangirije segonderi rwose numvaga nanjye mfite amatsiko yo kudefiriza umusatsi, abantu badefirizaga umusatsi. Noneho rero aho ndangirije, yewe nari mfite amahirwe yo kugira bakuru banjye babimfashamo, kuko nabo bari baratangiye kudefiriza. Nanjye ndadefiriza, aho nanjye gukorera amafaranga, noneho nanjye nkajya byirihira nkadefiriza, yewe agasatsi kakanyerera, nkumva nibwo buzima. Ariko bikaba ngombwa yuko nyine hagera igihe umuntu agasuka, akongera akadefiriza. Njye nadefirishaga poroduwi yitwaga Revro y'umukara, ngo niyo idatwika abantu. Niko ayo makuru nari nyafite.
ariko hari igihe nyine bakudefirizaga bikakurya bikagushimashima ukumva nyine ufite uburyaryate, cyangwa se wanarangara gato ugasanga bagutwitse, aha ngaha rwose hagapyonyoka hakazamo ikintu bimeze nk'amashyira ukabibana nabyo ariko bigakira, byageraga bigakira, ukadefiriza warangara gatoya ukumva nyine uruhu ntabwo rukora neza iyo washyaga, iyo byagutwikaye nyine wageraga ukumva n'iyo wakanda gutya ntabwo ni nk'ikinya, harimo nk'ikinya. Ibyo ndabyibuka cyane. Nuko ndadefiriza ariko nkabyihanganira, byaragutwikaga nyine ukabyihanganira. Buri gihe nabwiraga abantu bandefirizaga ngo bitonde njyewe nshya vuba, ngo bamesere mu mutwe vuba njyewe nshya vuba, ariko nyine hari igihe wasangaga nyine wahiye ariko ukabyihorera, kandi abo bantu bo bakudefirizaga bo bambaye ga mu ntoki, ariko nyamara bakabigushyira mu mutwe, kandi burya umutwe ni sensible, ni igice kiri sensible, nicyo kirimo ubwenge bw'umuntu, niho harimo ubwonko, urumva nanone kano gahu ko hejuru uragiye uragatwitse. Nuko ndidefiriza iyo myaka, wenda ntabwo ari buri gihe nabishyiragamo, hari igihe namaraga igihe rwose nkadefiriza, hakaba n'igihe nkukata, iyo nakunze gukata nkamara igihe rwose nkongera ngatangira ngatereka umusatsi. Ariko byaje kugera aho mva mu gihugu, hari ahandi hantu nagiye kuba hatari mu Rwanda, burya iyo ugiye ahantu umafata igihe nyine cyo kuhamenyera, ukambaza amakuru aho bagurira ibintu runaka, salo zimeze gute se, nasanze rero salo zaho zihenze, ubwo ntari nanamenye na poroduwi ngomba gukoresha, kuko poroduwi zemewe mu gihugu ntabwo arizo ziba zemewe mu kindi, ya poroduwi nakoreshaga ndayibura, mpfa kugura iyo mbonye, nagerageje kubaza nyine ariko ngura iyo nabonye, nyishyize mu mutwe umusatsi uragenda uba amakara, ukagenda ugasobana, umva umusatsi urangirika, utangira gucika, ngo n'amazi yaho burya ngo habamo ibintu bya karikeri, karikeri ni amaporoduwi agenda nyine ajya mu mazi, umusatsi urangirika uracika, njyewe ubwanjye nifatira icyemezo cyo kuwukata, nkongera ngatangira bundi bushya, ariko ubwo hari hatangiye hahandi abantu bakanguka, ugasanga abantu benshi batunga umusatsi natireri, nareba nyine ukuntu bameze bafite umusatsi natireri bakawusokoza kandi bikagenda neza, ntangira kugira amatsiko, ariko njyewe wabigerageza, ariko kuva na kera navuga ngo mfite umusatsi w'amakara ngo si ubu njye nabishobora, nkumva nyine ntabishobora, ariko nkomeza kugenda mbaza nanabyiga, ugomba gusuka, ugomba kuwushyiramo, kugaburira, kureba ibintu amaporoduwi bijyanye, umusatsi wa natireri birashoboka kuwutunga, noneho rero ntunga n'umwana, ngira amahirwe yo kugira umwana nawe, umwana ufite umusatsi ariko unyuranye, umusatsi we uruti rw'uwo musatsi w'umwana wanjye unyuranye n'uruti rw'umusatsi wanjye. Imisatsi burya igira amoko nyine atandukanye, we rero afite umusatsi wizinze, igisatsi cyiza gifite uruti, ariko njyewe uwanjye urizinga cyane kurusha uw'umwana wanjye. Ntangira kugenda nshaka kumenya uko bakwita ku musatsi, kuko
ayo maproduwi rwose nari maze kuyahaga agenda anyicira umusatsi, agenda ntwika agira gute, no gukura byari birimo no gukura, ariko noneho n'ukuntu abagore bari bamaze gukanguka no kuri interineti ugasanga barabyigisha, kwita ku musatsi, gukangurira abagore nyine ko aho kugira ngo bitwike bashobora gutunga umusatsi wabo kandi bitabuza kuba byiza. Nanjye ibyo bintu nza kubyemera, nza kwemera yuko bitari ngombwa yuko umuntu adefiriza yitwika ngo niho agaragara neza. Nza kwemera iyo prinsipe yuko umuntu ashobora kuba ari mwiza rwose kandi akagaragara neza, akaba umusirimu afite umusatsi natirere. Naho icyo gihe ngewe narangije segonderi, kuva narangiza segonderi byari bigezweho nyine kugira ngo wumve ube wabaye umusirimu nuko nyine wagombaga kudefiriza. Ibyo rero mbishyira ku ruhande, ndavuga nanjye ngomba kubyiga. Umusatsi udefirije nyikuraho, ubu ngubu hashize imyaka rwose ntadefiriza, kandi numva ari icyemezo nafashe ntazasubiraho ko nzagumana umusatsi wa natirere. Ahubwo ngakomeza kubyiga, ni ibintu umuntu yiga kandi ni ibintu umuntu akora ku buryo buhoraho wita ku musatsi wawe. Bigasaba ko we urazamo ikintu, nibura ukamenya yuko ugomba kurazamo igitambaro mu mutwe, kandi igitambaro kiri satin, kiri cyangwa se kitari koto, kinyerera mbega, ku buryo umusatsi wawe utaza kumira muri icyo gihe. Igitambaro menya ko ugomba gushyiramo ibiworoshya, ko iki gihe umuntu amasabune yorohereza umuntu kwita ku musatsi ashobora kuboneka. Hari amavuta ashobora gutuma ubuhehere bw'umusatsi bugumamo. Ni byinshi, ariko kera n'ibituta ntabwo nabishyiragamo, ariko n'ibyo ngibyo nibura umuntu aba agomba kubimenya kubyitaho. Nuko rero naje kurangizanya n'amaproduwi, kubera ko amaproduwi yantwikaga, kubera ko amaproduwi yangizaga umusatsi wanjye. Nza no kumenya ibindi bibi by'ano maproduwi dukoresha, nzabigukoreraho ikiganiro cyihariye. Ngewe iyo yari inkuru yanjye ijyanye n'uburyo bw'umusatsi nawangizaga nywudefiriza, nkaza guhitamo kubihagarika byose ngatunga umusatsi wa natirere. Kandi ntabwo bibuza umuntu kwambara ngo aberwe, ntabwo bibuza umuntu kugaragara neza. Nkaba mbibagejejeho, buri muntu n'icyemezo cy'ubuzima bwe, ariko ni byiza cyane. Mukurikire n'ikindi kiganiro nza kubagezaho noneho mu buryo buri siyantifike bagaragaje yuko produwi atari nziza ku mubiri w'umuntu, zangiza byinshi. Ibi ngibi byo nyine yari inkuru yanjye muri makeya, ntaho nsomye, ntaho nkopeye. Ibyo yari inkuru yanjye, ariko ndagutegura ikindi noneho nasomye uburyo ki produwi koko yangiza umubiri w'umuntu, ifite ingaruka ku mugore by'umwihariko, kuko aribo bakunda kubikora, ariko n'abagabo nabo barabikora bidefiriza. Bifite ingaruka nyinshi ku mubiri w'umuntu. Ndagushimira wowe wakurikiye kino kiganiro, nkagukangurira kumva n'ibindi biganiro dusanzwe dukora ku buzima bw'umuntu, noneho n'ikindi kizaza kijyanye n'ingaruka ziri puruve siyantifikoma z'amabi aturuka mu kudefiriza. Ngewe waguteguriye kino kiganiro nitwa Saline Uwera, urubuga ni Ntayoberwa. Ndagushimiye.